Mu gitabo cy'Abaroma umutwe wa 4 umurongo wa 11, abantu bahabwa agaciro cyane n'amadini menshi yo kuri iyi si ni bake cyane, ariko abayahudi, abisilamu n'abakristo bose babona ko Aburahamu ari umuntu w'ingenzi uvugwa mu byanditswe byera, kandi ko yatanze urugero rwiza mu kugira ukwizera gukomeye. Bibiliya imwita se wafite ukwizera bose, nk'uko nabivuze hejuru. Urabisanga mu gitabo cy'Abaroma umutwe wa 4 umurongo wa 11. Iyi ni Moza TV, ikiganiro imenya amateka. Kuki abantu babona ko Aburahamu yari umuntu udasanzwe? Impamvu nuko ari we wenyine Bibiliya ivuga ko inshuro 3 zose yabaye inshuti y'Imana. Nubumbura Bibiliya yawe ugasoma ibyo ku Ngoma umutwe wa 20 ibice 7, urahasanga handitse ngo: Mana yacu, ese wowe wirukanye abaturage b'iki gihugu mbere y'ubwoko bwawe bwa Isiraheli, ukagiha urubyaro rwa Aburahamu wagukunze ngo bakibemo kugeza ibihe bitarondoreka. Cyangwa ugasoma no muri Yesaya umutwe wa 41 ibice 8, urahasanga handitse ngo: Ariko wowe Isiraheli uri umugaragu wanjye, wowe Yakobo uwo natoranyije, urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Ndetse ukanasoba Yakobo umutwe wa 2 ibice 23, naho urahasanga handitse ngo: Maze asohorerwaho n'ibyanditswe bigira biti: Aburahamu yizeye Imana maze bimuhwanyirizwaho no gukiranuka, nuko aza kwitwa inshuti y'Imana. Ariko nanone Aburahamu yari umuntu nkatwe, yahuraga n'ibibazo natwe duhura nabyo, kandi akabyitwaramo neza. Ese wifuza kumenya ibyamubayeho? Reka dusuzume tunarebe icyo biri bimuvugaho. Bivuga ko uri umugabo udasanzwe. Ariko mbere yuko tubivugaho, reka turebe ese Aburahamu ni muntu ki? Yavukiye he? Yakuriye he? Yavutse mu wuhe mwaka? Aburahamu yavutse mu mwaka w'1996, ariko aho ni mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, hari mu kinyejana cya 20. Akorera mu mujyi witwa Yabarukadaya, wari wegeranye n'umujyi witwa Mesopotamiya. Uwo mujyi wari munini cyane kandi ukize. Nanone abari bari muri uwo mujyi basengaga cyane ibigirwamana. Birashoboka ko Tera, se wa Aburahamu, yari mu basenga ibigirwamana. Mbere yuko nkomeza, ibyo bisanga muri Yosuwa umutwe wa 24 umurongo wa 2. Ariko kandi Aburahamu yahisemo gusenga Imana wenyine aho gusenga ibyo bigirwamana bitagira ubuzima. Uribaza, nanjye nkibaza, niki cyatumye Aburahamu afata uwo mwanzuro? Uwo mwanzuro mvuga nuko ari we wenyine wasengaga Imana. Aburahamu yavutse hasigaye imyaka 150 mbere yuko Shemu, umuhungu wa Nowa, apfa. Birumvikana ko nimba yaraganiraga n'uwo mugabo wari ugeze mu zabukuru, Shemu yamugira inama z'ingirakamaro. Shemu ashobora kuba yarabwiye Aburahamu icyo byasabye kugira ngo arokoke umwuzure, kuko we yari yarabyiboneye n'amaso ye. Nanone Aburahamu ashobora kuba yarumvise akamaro ko gusenga Imana. Imana tuvuga ni yarokoye Shemu n'umuryango we ntibarumburwe n'umwuzure. Aburahamu yakiriye neza ibyo yamenye ku byerekeye Imana y'ukuri kandi arabikurikiza. Yaba yarabibwiwe na Shemu cyangwa yarabimenye mu bundi buryo. Imana yitegereza Aburahamu, yamubonyemo ikintu cyiza kandi iramufasha kugira ngo arusheho kuba umuntu mwiza. Ibyo urabisanga mu Migani umutwe wa 17 umurongo wa 3. Reka dukomereze n'imibereho ye. Aburahamu yabayeho neza kandi agira imibereho ishimishije. Nubwo yagiye ahura n'ibibazo, ntibyamujije kwishimira ubwo buzima. Reka dusuzume bimwe mu byamubayeho. Igihe Aburahamu yari atuye mu mujyi wa Yabarukadaya, Imana yamutegetse kuva mu gihugu cye cy'amavuko akajya mu gihugu Imana yari iri kumwereka. Nubwo Aburahamu na Sara batari basobanukiwe aho bagiye cyangwa impamvu Imana ibategetse kujyayo, arayumviye. Amaherezo Aburahamu na Sara bageze muri icyo gihugu cy'i Kanani, batura mu mahema, bakomeza kubaho ari abimukira kugeza igihe bapfiriye. Mbere yuko nkomeza, nabyo bisanga mu byakozwe umutwe wa 7 umurongo wa 2, cyangwa se Abaheburayo umutwe wa 11 umurongo wa 8. Igihe Aburahamu na Sara bari bataragira akana, Imana yasezeranyije Aburahamu ko yari gukomokwaho n'ishyanga rikomeye. Imana yongeyeho ko imiryango yose yo mu isi yari kuzahabwa umugisha binyuze kuri Aburahamu. Ibyo biri mu ntangiriro umutwe wa 11 umurongo wa 30, umutwe wa 12 kuva ku murongo wa 2 umurongo wa 3. Hashize igihe, Imana yashimangiye ko igifite umugambi wo gusoza iryo sezerano. Yabwiye Aburahamu ko yari kuzakomokwaho n'abantu batabarika, bangana n'inyenyeri zo mu kirere. Ibyo nabyo biri mu ntangiriro umutwe wa 15 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6.
Igihe Aburahamu yari afite imyaka 99, Sara yari hafi kugira imyaka 90. Imana yabasezeranyije ko bari kuzabyara umuhungu. Ukurikije uko abantu babona ibintu, ibyo byasaga n'ibidashoboka, ariko Aburahamu na Sara baje kubona ko burya nta cyananira Imana. Byari mu ntangiriro umutwe wa 18 umurongo wa 14. Hashize umwaka Aburahamu afite imyaka 100 yabyaye umwana w'umuhungu, maze amuha izina rya Isaka. Ibyo nabyo biri mu ntangiriro umutwe wa 17 umurongo wa 21. Imana yasobanuye mu buryo bwumvikana ko abantu bo kuri iyi si bari kuzahabwa imigisha ihebuje binyuze kuri Isaka. Hashize imyaka myinshi Imana yasabye Aburahamu ikintu kidasanzwe. Yamusabye kumutambira Isaka, umuhungu we yakundaga cyane, kandi uwo muhungu yari atarashaka ngo abe yabyara umwana. Nubwo Aburahamu yagomba kuba yarababajwe no gutanga umwana we cyangwa se kumutamba, yariteguye kumvira Imana agatamba Isaka. Aburahamu yari yiringiye adashidikanya ko bibaye ngombwa Imana yashoboraga kuzukuruza Isaka kugira ngo isezerano ryayo risohore. Mbere yuko nkubeza ibyo bisanga mu Baheburayo umutwe wa 11 umurongo wa 19. Igihe Aburahamu yari agiye gutamba umuhungu we, Imana yarahagobotse ikiza Isaka. Imana yashimye Aburahamu bitewe n'uko kumvira kwe gutangaje. Icyo gihe nabwo Imana yasubiyemo rya sezerano yahaye Aburahamu, iryo sezerano twarivuze hejuru. Cyangwa ushaka kubisoma birambuye wasoma mu ntangiriro umutwe wa 22 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 18. Loti yabanaga na se wabo Aburahamu mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu na Loti baje kugira amatungo menshi cyane ku buryo urwuri rwababanye ruto. Aburahamu yabwiye Loti ati, ntidushobora gukomeza kubana, none hitamo aho wifuza kujya, nanjye ndajya ahasigara. Aburahamu ntiyarangwaga n'ubwikunde rwose. Loti yabonye ahantu heza hafi y'umujyi witwaga Sodoma. Hari amazi menshi n'ubwatsi butoshye, nuko ahitamo aho hantu yimukirayo we n'umuryango we. Abantu b'i Sodoma nabo babaga mu mujyi witwa Gomora wari hafi yaho. Bari babi cyane, bari bakabije kuba babi ku buryo Imana yarimbuye uwo mujyi. Icyakora Imana yashakaga gukiza Loti n'umuryango we, niyo mpamvu yohereje abamarayika 2 kugira ngo abagezeho umuburo ugira uti, mugire vuba musohoke muri uyu mujyi, Imana igiye kuwurimbura. Loti ntiyahise awuvamo, yakomeje kuzarira. Niyo mpamvu abo bamarayika bamufashe ukuboko bamusohora nawe n'umugore we n'abakobwa be 2, babashyira hanze y'umujyi. Barabwira bati, muhunge mukize ubugingo bwanyu kandi ntimurebe inyuma, nimurebe inyuma murapfa. Bageze mu mujyi witwa Sowari, Imana yagushije kuri Sodoma na Gomora imvura y'umuriro. Iyo mijyi yombi yararimbutse. Igihe umugore wa Loti yasuzuguraga Imana agahindukira akareba inyuma, yahindutse inkingi y'umunyu. Ariko Loti n'abakobwa be bararokotse kubera ko bumviye Imana. Bagomba kuba barababajwe cyane nuko umugore yasuzuguye Imana. Icyakora bashimishijwe cyane nuko bumviye ibyo Imana yabasabye gukora. Reka tugaruke ku mugore wa Loti areba inyuma. Loti n'umuryango we babanaga na Aburahamu, ibyo twabivuze hejuru. Babaga mu gihugu cya Kanani. Umunsi umwe Aburahamu abwira Loti ati, aha hantu nta rwuri ruhari ruhagije amatungo yacu yose, reka dutandukane. Nujya mu ruhande rumwe nzajya mu rundi. Loti yitegereza igihugu, abona akarere keza cyane kabagamo amazi n'ubwatsi bwiza bw'amatungo ye. Aho hari muri Yorodani. Nuko Loti yimukirayo n'umuryango we n'amatungo ye. Hanyuma baje gutura mu mudugudu wa Sodoma. Abantu b'i Sodoma bari babi cyane nk'uko twabigarutse hejuru. Ibyo byababazaga Loti kuko yari umuntu mwiza. Ibyo kandi byanababazaga Imana. Amaherezo Imana yaje kohereza abamarayika 2 kujya kuburira Loti, bamumenyesha ko yari agiye kurimbura Sodoma na Gomora mu mudugudu bari batuyemo. Abamarayika babwira Loti bati, fata umugore wawe n'abakobwa bawe bombi maze uva aha hantu vuba. Kubera ko Loti n'umuryango we bazariraga, abamarayika babafashe ukuboko babavana muri uwo mudugudu wa Sodoma na Gomora. Nuko umwe mu bamarayika aravuga ati, nimuhunge mudapfa, ntimurebe inyuma, mwongere ku musozi mutarimbuka. Loti n'abakobwa be barabyumviye, ntibigeze bahagarara kandi ntibashuje amazi inyuma. Ariko muka Loti umugore wa Loti intumva ntiyumviye Imana. Igihe barageze kure gato ya Sodoma yarahagaze maze areba inyuma, nuko ahinduka inkingi y'umunyu.
uramureba kuri iyi shusho cyangwa ino video, ibyo dushobora kubivanamo isomo rikomeye bitwumvisha ko Imana irokora abayumvira, ariko abatayumvira bazarimbuka. Ibyo uzabisanga mu ntangiriro umutwe wa 13 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 13, cyangwa se 18 ku murongo wa 20 kugeza ku 33. Ni byiza kuba twabanye muri ino nkuru, ariko se mbere yuko dusoza, kugira ngo tutibagirwa ibyo twumvisemo, reka twibaze ibibazo bito twe twayumvise. Reka duhere ku mugore wa Loti. Kuki Aburahamu na Loti batandukanye? Icyo ni ikibazo cya mbere ugomba kwibaza. Nimba wumvise inkuru urakibuka, ufite igisubizo cyacyo. Kuki Loti yahisemo kuba i Sodoma? Ikibazo cya gatatu kiragira kiti, abantu b'i Sodoma bari bameze bate? Ikibazo cya kane kikagira kiti, ni uwuhe muburo abamarayika babiri bahaye Loti? Ikibazo cya gatanu nacyo, kuki umugore wa Loti yabaye inkingi y'umunyu? Ikibazo cya gatandatu, ni irihe somo twavana ku byabaye ku mugore wa Loti? Iyi ni Muhoza TV. Komeza ubane natwe mu bindi biganiro. Iki kiganiro cyo ni Menya amateka. Reka dukomeze tugisangiza abandi batakizi, kugira ngo tugire umuryango munini wamenye amateka. Murakoze.